narababujije mwabana, narababujije mwabagore, narababujije mwabagabo, narababujije mwese nababujije kunywa inzoga, nababujije kunywa itabi. Nta kindi gituma mbibabuza nuko mbona ingaruka zanyu mbi, mbona ingaruka zabyo mbi. Dore nsigaye ngendera ku kabando, kandi nari umusaza w'intarumikwa ukomeye, ariko kubera kunywa inzoga nkanywa itabi bisigaye byarambanye ibibazo, bisigaye byarambanye ibigeragezo. Ntibisanzwe rero ndongeye ndabihanangirije, reka inzoga, reka itabi, uzaba umuntu ugendera kuri gahunda. Ntibisanzwe rero n'isogokuru wanyu Jimbijigo Nyirinkota ndacyayifashe mu karumyo, ngarutse kubabwira kumiro. Ugira ngo nakumiro se ahubwo kwari nakumiririzo? Muri aka kumiro nje kubabwira umugore witwa Nyiragashinga Ihembe. Nje kubabwira umugore witwa Nyiragashinga Ihembe. Ndabizi ubwo mvuze ngo Nyiragashinga Ihembe mugiye kumbwira ngo ndi ishyano, kandi nta musaza w'ishyano ubaho. Umugore Nyiragashinga Ihembe rero n'uyu nguyu. Wa mugore we bagutumiye mu nama y'ubukwe, ndetse n'umugabo wawe barabatumiye mu nama y'ubukwe. Bibaye ngombwa yuko wowe mugore ari wowe ujyayo, ari wowe ujya muri iyo nama y'ubukwe, kubera ko umugabo wawe yagiye mu zindi bizinesi. Murabizi yuko kuba kuri iyi si ni uguhigahiga mu mashyamba atandukanye. Nibyo kandi koko kuba ugiyeyo ufite uburenganzira n'ubushobozi bwo kwitabira iyo nama y'ubukwe. Uragiye, mutanze ibitekerezo, nibyo wa mugore we ufite uburenganzira n'ubundi bushobozi bwo gutanga igitekerezo muri iyo nama y'ubukwe. Ibitekerezo biratanzwe, tugeze noneho kuri cya kintu cyo kwitanga. Tugeze kuri cya kintu cyo kwitanga. Baritanze, cyangwa se bakivuga kwitanga, wowe mugore urahagurutse uri uwa mbere mu bandi bagabo n'abandi bagore bari aho bitabiriye iyo nama y'ubukwe. Urangije uti njye nitanze miliyoni. Nitanze miliyoni. Bakwanditseho Nyirakanaka wa runaka yitanze miliyoni. Bakomyeho no mu mashyi, bayakomyemo. Urumva? Nibyo. Uragiye, ugeze mu rugo, umugabo ati se ko wagiye mu nama y'ubukwe nkuko njye ntahabonetse ukahambera, byagenze bite? Uti byagenze gutya, bigenda gutya. Ati nanatanze n'iki gitekerezo. Ati nibyo. Ati ariko mu kwitanga nitanze miliyoni. Umugabo ati se wa mugore we witanze miliyoni, ubona na gahunda dufite, ubona bizinesi yacu ukuntu iri kugenda, kubera icyo utabanje ngo umbaze? Ati rero wakagombye kuba witanze igice cya miliyoni. Umugore akaba arihandagaje ati ntirirema. Ngo ntirirema? Rimajije kurema aho wahagurutse ukitanga miliyoni utabanje kugisha inama umugabo wawe, ngo mumenye aho imitungo yanyu ihagaze, mumenye n'ubwitange muri butange, ukifatira umwanzuro nkaho umutungo ari uwawe wenyine. Umutungo ni uwawe n'umugabo, mugomba kujya inama y'ibyo mugiye gukora, ntabwo ari wowe ufata umwanzuro wenyine. Nkuko atari na byiza ko umugabo ari ufata umwanzuro wenyine. Urabyumva? Uti ntirirema. Ritarema, ryamajije kurema hagati yawe n'umugabo wawe, uravuga ngo ntirirema, ngo kubera ko umugabo wawe avuze yuko iyo miliyoni mutazayitanga muri ubwo bukwe kubera impamvu runaka ari kukubwira, ngo waba usebye. Nese uragira ngo umugabo wawe ari ujya guseba? Kandi umugabo wawe naseba, mwatanze ya miliyoni yose, bizinesi ikamanuka, ntabwo umugabo wawe azaba asebye wenyine, nawe uzaba usebye. Nta yindi nama yuko azongera kugutumiramo,
kubera ko nta kantu uzaba ugifite, bizinesi yanyu yahombye. Urumva, reka manze nguhe urugero. Njyewe nkiri umugabo w'igikwerere ntaraba umusaza, murumva nta bushobozi nari mfite, nari umukene. Noneho abaturanyi banjye, abavandimwe banjye bakuru bakoresha ubukwe ntibantumire, kubera ko bazi ko nari umukene, bakandeka. Akaba ari njyewe ngo urajya gutira intebe, akaba ari njyewe urajya gutira uducuma two kunyweramo. Inama y'ubukwe simenya aho yabereye, kubera ko nari umukene. Urumva, ariko ndakora ntangira kwihahira urusandari rwiza nk'urunguru, murarubona. Urumva, ka gakote mujya mumbonana ni njyewe wakazanye bwa mbere muri karitsiye. Urumva, igositimu ni njye wayambaye bwa mbere muri karitsiye. Urabyumva neza, amadarubindi ni njye wayamuzanye bwa mbere muri karitsiye. Urumva, noneho ubwo nta wundi muntu barebaga mu nama y'ubukwe uretse jimbira ijigo. Bakatangira bakaza bakambaza bati se inama y'ubukwe irabiteye ite, niwe uratuyoborera inama y'ubukwe. Urumva, kuko babaga bazi yuko nimba yoborera inama y'ubukwe ndazana n'abakire bagenzi banjye kandi ndanitanga bihambaye. Ariko mbere nkiri umukene ibyo ntibyabagaho. Yego ndacyakomeza wa mugore we ndakubwira, nimuba mwarakennye ibizababaho ni nk'ibyo byambagaho nkiri umukene, ntarabasha kwigurira sandari, ntarabasha kwigurira ka kagoti mujya mumbonana. Urumva, noneho ubwo umugabo arakubwiye ati ntabwo bishoboka, nawe uti reka uti ntirirema, uti wa mugore we wamanjije ukajya ku ruhande nimba hagezweho icyo gihe cyo kwitanga, ugahamagara umugabo wawe kuri telefoni, dore ko iterambere ubu ngubu ryaje. Ugahamagara uti mugabo wanjye tugeze kuri iki gihe iki n'iki muri ya nama y'ubukwe, none mbigenze nte? Akakubwira ati bigenze gutya, ubikore gutya, biragenda gutya kubera izi mpamvu izi neza. Nawe ukamwumvira ukagaruka nk'umuntu wari uvuye kuri tuwarete, wari uvuye mu bwiherero, ukavuga ati ariko nubwo nari nyarutse gato nanjye mfite inkunga hano, mfite inkunga ihagaze gutya na gutya. Cyangwa se ibyo biranze, ushobora no kumuhamagara kuri telefoni ukamubura. Haguruka uvuga uti naje, umutware wanjye anyohereje, ambwiye ngo ninze ngire ibitekerezo ntanga, numva uko bimeze, ariko ku bijyanye n'inkunga ndagenda mvugane nawe, mvugane n'umutware wanjye, muzabona inkunga tuzaba twagennye. Twabyumvisha wa mugore we? Ubwo nibwo buryo bwiza. Naho kugenda ngo ntahagurutse ngo uravuga nibyo, ariko manzi umenye uko mu rugo iwanyu muhagaze, bizinesi muri gupanga uko ziteye, ubaze n'umugabo indi mushinga ari gupanga kugira ngo mubone kwitanga. Uritanga n'ibyo baragushima, baragukomera mu mashyi, ariko umunsi uzaba utagishoboye kwigurira iyi sandari, umunsi uzaba utagishoboye kwigurira agasharupe nkaka, muri ba bandi wahagurukaga ukavuga ijambo, nta jambo uzaba ugifite, nta n'uzaba ukikureba n'irihumye. Urumva, ibyiza rero haguruka uvuga uti njye n'umutware wanjye turamanza tubivuganeho. Ndakaje, ncavuje, mugatuma n'amadarubindi yanjye avamo. Urumva,
wa mugore we rero, icyo nicyo nakubwiraga, ntugavuge ngo ntirirema kandi riba ryamajije kurema iyo uzamuye ijwi imbere y'umugabo wawe kubera ko wakoze ibintu mutumvikanyeho, riba ryamajije kubaremeraho kuko rubanda barabumva, baraza babote, baraza babumve babumvirize, ni hehe riraba ritaremye. Ikindi kandi ngo ntirirarema, ubundi kugira ngo umenye ko isoko ryaremye, ni isoko navugaga, nawe ni isoko abavuga ngo ntirirarema. Iyo ryajemo umugore n'umugabo barigezemo, iryo soko riba ryaremye. None ngo ntirirarema kandi ryaremye hagati yanyu n'abantu babahururiye baje kureba ukuntu uri guhagarara hejuru y'umugabo. Uramenye mujya ku ruhande, ugire gutya, iterambere ryaraje, umuhamagare, n'ibyanguhaguruka uvuga uti ndamanza mvugane n'umutware wanjye. Ako niko gaciro nyako. Ubwo niko buringanire nyakubahwa ajya ababwira. Ntabwo uburinganire ari uguhita uhaguruka ngo uhite uvuga ngo ngo nitanze miliyoni, nyamara mu rugo mufite miliyoni na 200 gusa. Kuko ngo muyifite wizi ko ihari ari iyanyu, nibyo ni iyanyu, uhite witanga gutyo utamanje kuvugana n'umutware wawe ngo mushyire ibintu ku murongo, mugirayo mwitanga mwese mwumvikanyeho. Guhita uhaguruka uti ntabwo ari bwo buringanire nyakubahwa avuga. Uramenye. Ngayo nguko rero, icyo cyari ikiganiro Akumiro. Nk'ibisanzwe mwari kumwe na sogokuru wanyu Jimbiri Jigo, Nyirinkota ndacyayifashe mu karumyo, nkomeza kubabuza kunywa inzoga, nkomeza kubabuza kunywa itabi kuko birica. Bye bye.